imwe mu mirongo migari y'imitekerereze y'Abanyaburayi muri rusange. Mbere yo kwiga amateka y'u Rwanda mu gihe cy'ubukoloni, tugomba kumenya neza abadukolonije abo ari bo, tukamenya imitekerereze yabo. Amateka y'Ubudage n'Ububiligi byadukolonije ni ibihugu ki? Ese ibyo bihugu byasaga n'ibyo tuzi ubu ngubu? Umurongo rusange mugari w'imitekerereze y'Abanyaburayi ku byerekeye abatari Abanyaburayi, twawita mu rurimi rw'igifaransa l'impérialisme cyangwa se mpatsibihugu nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda. Muri uwo murongo rero mugari wa mpatsibihugu harimo ubwoko bune cyangwa se njye nahisemo ubwoko bune bw'imitekerereze ya mpatsibihugu, aricyo nise l'impérialisme capitaliste cyangwa se l'impérialisme commercial bijyanye n'ubucuruzi, l'impérialisme colonialiste cyangwa se le colonialisme tout court ari byo bivuze mpatsibihugu muri rusange, hakaba na l'impérialisme culturel et sportif cyangwa se mpatsibihugu mu byerekeye umuco na siporo. Hanyuma icyanyuma tukareba ibyerekeranye na l'impérialisme philosophique cyangwa se mpatsibihugu mu bitekerezo. Kuri njye ubucuruzi nibwo bwabyaye capitalisme kuko ubucuruzi nibwo nkingi ya mwamba y'imitekerereze n'imikorere y'Abanyaburayi yahinduye isura y'isi gusumba ubundi bwoko bwose bwa impérialisme turi bubone. Ubucuruzi bwa kinyaburayi buhatse ubundi bwose ku isi. Ubucuruzi bwa mpatsibihugu bwahereye i Burayi ubwaho, kuva ku ngoma z'Abavikingi, Abagereki, Abaromani, Abongereza, Abanyaportugal n'abandi. Batangiye biba cyangwa bafata ku ngufu banyaga imitungo y'abo baturanye, nyuma basanga ubucuruzi bushobora kubaha inyungu zirenze iz'ubujura bukurura ubwicanyi n'intambara zo guhora cyangwa se zo kugabana iminyago. Kuva ku Bavikingi bigabije Scandinavia, Uburayi bw'iburasirazuba, Uburayi bwo hagati, Uburayi bw'amajyaruguru ndetse n'Uburayi bw'iburengerazuba, ndetse bageze no mu majyepfo banyaga, batwika, biba. Aba Bavikingi nibo bigaruriye ibirwa byose byo mu Burayi bwo mu majyaruguru nka za Islande, za Scotland, za Groenland. Abenshi muri bo bahisemo ubucuruzi, bashinga imijyi y'ubucuruzi, bahereyeho batura, bigarurira ibihugu byinshi nk'Uburusiya bw'ubu ngubu. Aha ngaha icyo nashaka kuvuga ni uko abantu benshi bibwira ko Abarusiya ari Abanyaburayi, ari Abanyaziya. Abazungu batuye Uburusiya ni abazungu b'Abanyaburayi. Ni nayo mpamvu ku batari babizi, abibaza ngo Uburusiya ntabwo bugeze bukoloniza, Uburusiya ni igihugu kinini cyane. Abavikingi rero bamaze kuhagera, bo bashishikajwe no gukora ubukoloni mu Burusiya bagana iburasirazuba hafi ku Buyapani. Niyo mpamvu rero Uburusiya ntago Abarusiya bari kuva mu gihugu kingana kuriya ngo bagiye gukoloniza Afurika, kandi Uburusiya nabwo ari igihugu kinini cyane. Bahugiye mu gukoloniza Uburusiya, na n'ubu bakibukoloniza ahantu hose kugeza aho imipaka ibereye ikomereye. Mbere y'Abavikingi, Abagereki bazwiho kuba ishingiro ry'umuco w'Abanyaburayi, turabigarukaho. Ariko Abagereki bazwiho kuba abacuruzi nubwo baje kwigarurirwa na Empire ya Turukiya. Ibi mvuga nka ibyerekeye imijyi yose yegereye Mediterane
nubwo yagiye iba isibaniro ry'ubutegetsi bunyuranye na za mpire zinyuranye, ariko Abagereki bazwiho kuba aribo babanje kwigarurira iyo migi yose ituriye inyanja ya Mediterane. Nyuma haza abaromani, nyuma haza empire ya Turkiya. Nyuma y'abavikingi, ubwami bwose bw'i Burayi bwashyiraga imbere ubucuruzi. Ubwami bw'Ubwongereza bwigaruye hafi cya kabiri cyose cy'isi yose, hifashishijwe ubucuruzi bwaje kubyara ibizwi ubu ngubu umuryango witwa Commonwealth. Nta kindi bivuze, ni umuryango w'ubumwe bw'ubucuruzi. Ni ubwo bucuruzi kandi bwo bwaje kubyara igihugu cy'igihangange aricyo cya Amerika, kuko abatibuka neza twabivuzeho mu gihe mu byerekeye cyangwa se tuzanabigaho mu bihe by'ubukoloni, ni uko abongereza bo bahisemo gukoloniza ibihugu bifashishije abacuruzi. Ni ukuvuga hari ibihugu bimwe abongereza bagiyemo bagiye kubituramo, navuga nka Canada, Amerika, Australia, ariko icyari kijyanye abantu cya mbere bwari ubucuruzi. Bakajyana abakozi bagera nk'uko ku isi hose imijyi yagiye havuka niba ahantu havumbuye amabuye y'agaciro, cyangwa se hagashinga uruganda, cyangwa se hagakorwa ikintu runaka, abantu baza bwa mbere baje gukora iyo mirimo, barangiza bagatura, barangiza bakabana bagakora umujyi. Ariko ku byerekeye Amerika, ku byerekeye Canada, ku byerekeye Australia n'utundi duhugu duto umuntu atagenda avuga cyane cyane mu nyanja, abongereza bagiye gucuruza, bashaka ibicuruzwa bazana i Burayi, nyuma baheraho boherezayo n'abaturage bajya gutura muri ibyo bihugu biza kwigenga. Abanya Espagne nabo niko babigenje, bo bagiye gutura nabo bajyanywe n'ubucuruzi, kuzana amabuye y'agaciro, kuzana indyoshyanryo nk'uko twabibonye, ariko banaherayo baranatura, baba benshi gusumba abaturage bahasanze, usibye ko bamwe banabatsembye, bamwe bishwe n'indwara nk'uko twabibonye muri za Amerika y'Amajyepfo. Portugal nayo niko yabigenje. Brazil cyangwa se Brazil ituwe hafi n'abaturage barenga 51% cyangwa se na 2% bose baturuka muri Portugal. Bo baranabigerageje no muri Angola no muri Mozambique, bajyanayo aba Portugal benshi cyane bagira ngo umubare wabo usumbe umubare w'abaturage bahasanzwe, hanyuma igihugu n'ikigenga kizabe gituwe n'abanyaburayi, ariko biza kunanirana. Ubucuruzi rero nibwo shingiro rya imperialisme capitaliste y'abanyaburayi. Amasezerano ya Tordesillas nigeze kubabwira, nza no kugaruka mu yindi video, hagati y'ubwami bwa Portugal n'ubwa Espagne, bakigabanya ubucuruzi bw'isi mo kabiri. Nacyo ni ikindi kimenyetso. Igice cy'isi cy'iburasirazuba kizwi n'ikitazwi giharirwa Portugal. Ubwo ni uvuga bagabanya isoko ry'isi mo kabiri. Igice cy'isi cy'iburasirazuba kizwi n'ikitazwi kigarwa na Portugal, naho ikiburengerazuba giharirwa Espagne. Nuko Amerika yose, hafi ya yose usibye y'amajyaruguru, yatuwe n'abanya Espanyol. Ni nuko Brazil, kuko uwo murongo bari baciye wacaga iruhande rwa Amerika, ariko wagera kuri Amerika y'Amajyepfo ugashyira Brazil iburasirazuba. Ni nayo mpamvu Brazil ari cyo gihugu cyonyine cyakolonijwe n'abanya-Portugal, ku batari babizi. Ubukoloni bwose bwakozwe hashingiye ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, amahembe y'inzovu n'ibindi. Ibyo byose rero ugasanga byazanye amazina nka Argentine bivuga ni igihugu cy'umuringa. Brazil bituruka ku gihugu ahaboneka igiti cyitwa gutyo. Cote d'Ivoire ahaboneka amahembe y'inzovu, cyangwa se Gold Coast nk'uko Ghana yitwaga, ahaboneka zahabu. Ibi rero bigaragaza ko ubucuruzi, uvuga gushaka
ibicuruzwa bikeneye i Burayi mu myaka yatubanjirije nibyo byazanye ubukoloni ari nako nibyo byabyaye capitalisme aribyo nise imperialisme commercial ari nayo na n'ubu igikomeza ni ukuvuga ngo iby'abanyaburayi bahenze icyo gihe iby'abanyaburayi bari bakeneye icyo gihe na n'ubu nibyo bagikeneye niyo mpamvu mubona mu bihugu bimwe nka Amerika y'Amajyepfo akenshi ni ibiki bikoze ubukungu bwabo ni ikawa ni ibitoki ni ibirayi ni ibintu byose byera muri ibyo bihugu bitaboneka i Burayi ibyo rero nibyo bigize amasoko yabo ni ukuvuga ngo ayo masoko haba no muri Afurika haba n'ahandi niyo mpamvu usanga ibiciro abantu birirwa barira bavuga ngo ibiciro biragurwa make ibiciro ntabwo biri hejuru ariko abafite iryo soko haba ibyerekeye amasoko ya za kakao ibyo byose ni ibihingwa abanyaburayi bakwirakwije ku isi kuko bari babikeneye na n'ubu baracyabikeneye ariko nuko isoko ryariho mu gihe cy'ubukoloni ni naryo soko rikiriho nyuma y'ubukoloni niyo mpamvu ibyo bihugu gutera imbere kwabyo kugorana kuko baracyari mu murongo washushanyijwe n'abanyaburayi. Ubucuruzi bw'isi bwose rero ubu bugendera ku masezerano mpuzamahanga yashyizweho hagati y'ibihugu by'Uburayi ibyo twavuga nk'ibyo bita mu gifaransa OMC ariyo Organisation Mondiale du Commerce ni ukuvuga umuryango mpuzamahanga washyizweho n'abanyaburayi kugira ngo ubucuruzi bwabo bugende neza cyangwa se bukorwe hakurikijwe amasezerano bumvikanyweho noneho abandi bashaka kugira ngo bakore ubucuruzi nabo bagakora bakuzuza ibyangombwa bisabwa n'uwo muryango nk'uko byanigendekeye Ubushinwa bwamaze imyaka hafi irenga 20 bwuzuza ibyangombwa byose byari bikenewe kugira ngo bubashe kwinjira muri uwo muryango mpuzamahanga w'ubucuruzi aho bawinjiremo ariko mwabonye ko Abanyamerika na n'ubu bo bashaka ahubwo kuvamo kuko babona ko Abashinwa batabakariye bihagije. Ifaranga rikoreshwa mu bucuruzi mpuzamahanga ku isi ni idolari. Idolari naryo ni ifaranga ntabwo ushobora gukora ubucuruzi mpuzamahanga udaciye ku idolari yego turabizi twese ko muri Afurika nko ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi u Rwanda n'Ubugande u Rwanda umuntu ashobora kuvunjisha agafata amafaranga y'amanyamahanga ajya kuvunjisha ariko burya ntabwo ari ubucuruzi umuntu yavuga ko hari ubucuruzi ni nk'iguranwa hagati y'abaturanyi ariko ubucuruzi mpuzamahanga kugira ngo uzajye gukura ibintu mu mahanga ukoresheje za banki ugomba kunyura mu ifaranga ry'idolari. Iyo unyuze mu ifaranga ry'idolari kandi politike yose ijyanwa n'uburyo iryo faranga rigira agaciro cyangwa se rita cyangwa se ryongera agaciro ikorwa n'igihugu kimwe ibyo ni ukuvuga ngo ibyo ni kimwe nukuvuga ko isi yose ikoresha ifaranga idafiteho ububasha iryo faranga ry'Abanyamerika. Ibyo rero biha Amerika ubushobozi kimwe n'abanyaburayi bose muri rusange ubushobozi ibindi bihugu bitagira. Imiryango nka Commonwealth twavuze haruguru cyangwa se la Francophonie nta kindi yashingiwe usibye guhamya ubucuruzi n'umuco hagati y'ibihugu byakoronijwe n'Abongereza cyangwa se hagati y'ibihugu byakoronijwe n'Ubufaransa nk'uko bigenda ku bihugu byakoronijwe n'igihugu cya Espagne cyangwa se na Portugal kuko icyo gihe abantu bavuga ururimi rumwe biraborohera kubanza kuvugana kuganira cyangwa se gucuruza hamwe mbese bisa nk'aho baba bafite umuco umwe ariko mu by'ukuri abagiramo inyungu ni ibihugu biba byarakoronijwe. Ikindi ni uko intambara zikomeye ubu hagati y'ibihugu by'ibihangange ni intambara z'ubucuruzi kandi zizakomeza ndetse ziniyongera. Ubu ngubu intambara ivugwa ni hagati intambara z'ubucuruzi zivugwa ziri hagati ya Amerika n'Ubushinwa
haye intambara ziri hagati y'ibihugu by'Uburayi, umuryango w'ibihugu bw'Uburayi washinzwe kugira ngo ubucuruzi hagati y'ibyo bihugu by'Uburayi wiyongere, bwiyongere. Iyo ntambara hagati y'ibihugu by'Uburayi n'Ubushinwa, niyo ntambara iri hagati y'ibihugu bya Amerika n'Uburusiya, Uburusiya hagati kimwe n'ibihugu by'Uburayi, ibihugu by'Abarabu na peteroli yabo, Ubuhinde nk'isoko, Ubushinwa nk'isoko cyangwa se nk'abantu bacuruza, Ubuyapani n'ibindi. Ubu intambara ziriho zikomeye ku isi, nubwo zitagaragara, nubwo zitarimo amasasu cyangwa se nubwo zakurura imishyamirano imwe n'imwe, ariko akenshi ni intambara zishingiye ku bucuruzi n'amasoko. Ikindi gice twari twabonye mbere, ngomba kugarukaho kugira ngo igihe cyose tubivuze buri wese abyumve, yumve icyo bisobanura, ni icyitwa l'imperialisme. Mu by'ukuri l'imperialisme kimwe na colonialisme ni igitekerezo kimwe, ni igitekerezo mbumbe bishatse kuvuga mpatse ibihugu. Twibukiranye ko colonialisme cyangwa se ubukoloni ni imitekerereze n'amahame bishyigikira kandi bigaha agaciro kw'igihugu gifata ikindi cyangwa akarere kacyo cyangwa igice cyacyo kikakiyobora. Ibyo ni byo twita ubukoloni cyangwa se colonialisme. Empire rero ni igihugu kiba gifite koloni nyinshi cyigaruriye. L'imperialisme ni imitekerereze n'amahame bishyira imbere cyangwa biha agaciro igihugu kwigarurira ikindi cyangwa se kwigarurira inyungu rusange. Ibyo tumaze kubona mu byerekeye ubucuruzi, kumva ko igihugu niba gifite ubukungu bukomeye kigomba no kwigarurira amasoko cyangwa se amasoko y'ibindi bihugu, cyangwa se ibyo bihugu bikaba bigomba nta mahirwe bigira, bigomba kuvuga ngo uzacuruza natwe, nucuruza n'uriya n'ikiriya kindi gihugu tuzagufatira ibihano. Ibyo nibyo twise haruguru l'imperialisme commercial. Mbere y'uko ibihugu by'i Burayi bitangira kwigarurira isi, byari byaratangiriye iwabo mu Burayi. Ibyo nabyo ni ibintu abantu bagomba kumenya. Abantu bibwira ko ibihugu by'i Burayi ibyo byakundanaga cyane hanyuma bikavira inda imwe ku bindi bihugu. Reka da. Intambara zikomeye tuzanareba zizanakomeza kubaho zahereye i Burayi. Amateka yose y'abanyaburayi ni ukwigarurira ibindi bihugu hagati yabo. Abagereki, abaromani, abafaransa, abongereza, abadage, abavikingi, ari n'abarusiya nk'uko nabibasobanuriye haruguru. Gushushanya imipaka, ikindi kintu abantu bagomba kumenya ni uko gushushanya imipaka batitaye ku nyungu z'abaturage. Ubwami bwose bw'abanyaburayi bwari bubimenyereye, haba mu kwigabanya isi izwi n'itazwi, kwigarurira ibihugu byatsinzwe mu ntambara zose z'urudaca zabaye i Burayi. Ibyo abanyaburayi, iyo igihugu cyatsindwaga bahitaga bafata ikaramu bakagica imirwi nk'uko abantu baca imirwi ihene cyangwa ikindi kintu. Kuba rero barabikoze muri Afurika, barabikoze muri Amerika, ibyo ni ibintu bari basanzwe bakora mu nyungu zabo bakurikije ingufu n'intambara barwanaga cyangwa se bakirwana. Ibyo rero mbivugiye iki? Bivugiye ko abantu birirwa bariya yo kwarika, batuye imwe baduca imirwi batatubajije, ibyo ni ibintu bakoze. Muraza hari video ndibuze kubereka ibereka nkatwe ku banyarwanda by'igitangaza, kubereka aho Ububiligi buturuka. Muzasanga ko Ububiligi ari igihugu cy'igihimbano. Ikindi kuri njye kinakomeye cyane ariko kitagaragara kitanavugwa ni icyerekeranye na l'imperialisme culturel et sportif. Iyi ni nayo mbi, ni nabwo bukoloni bubi, ubukoloni bwo mu mutwe, ubukoloni bwo mu muco, ubukoloni bwo mu mibereho ya buri munsi, nibwo bubi cyane gusumba ubundi bukoloni bw'ubucuruzi. Ubukoloni bushingiye ku gihugu kigarura ikindi, bishobora no kurangira ukazigarurwa n'undi, cyangwa se icyo gihugu kikazatsindwa kuko nta gahora gahanze.
ariko ubukoroni bwo mu muco, ubukoroni bwo mu mibereho ya buri munsi, ubu bwo navuga ntibeshya ko ubu bwo bwaratsinze iteka n'iteka. Ah, ndaza kubigarukaho, ariko icy'ingenzi, nubwo idini rya gikristo rigenda risubira inyuma i Burayi, ariko biragaragara ko ryatsinze haba ku mugabane wa Amerika, haba ku mugabane wa Afurika, ndetse ubu rigeze no mu Bushinwa. Idini rya gikristo kuva aho rigereye mu Bugereki mu kinyejana hafi cya gatatu, ryasakaye ku mugabane w'i Burayi. Idini gatolika rikwira Uburayi bwose usibye Scandinavia, aho ryagejejwe n'idini ry'abaporoso baturutse mu Budage. Mu ikwirakwira ry'isi, abanyaburayi bitwaje idini nk'intwaro yo gukwirakwiza inkuru nziza mu bapagani. Ibi nabyo byafashije ubutegetsi bw'u Burayi, kuko abanyaburayi bamaze kuyoboka idini rya gikristu, cyane ayo madini, bumvishe ko Imana ibategeka kujya kubwiriza inkuru nziza mu bihugu by'abapagani. Urumva rero ko ubwami bw'i Burayi ntabwo bwari twibukiranye kandi ko mbere yuko ngira ikindi mvuga, ko abacuruza ubwabo, ni ukuvuga ngo ibyo ni ikintu ntaravuze ntarigeze mvugaho, nuko ubwami bw'i Burayi ntabwo bwigeze bushora amafaranga ahambaye ngo bukoreshe za kampanye buvuge ngo abantu bajye gukoloniza. Reka da, bwahereye ku nyungu abantu ubwabo ku giti cyabo bari bifitiye. Ni ukuvuga ngo abari barize amashuri cyangwa se ibyerekeranye n'ubumenyi bw'isi, bashaka kujya kuvumbura isi, nibo ubwabo birwaga basabiriza, bakora amaproje y'uko bagiye kuzavumbura izindi nzira. Noneho abo bafite ubutegetsi, ibikomangoma, bo bakabaha amafaranga kugira ngo bazagabane izo nyungu nibaramuka bagize icyo bavumbura. Icyo kintu rwose cyumvikana uko bari abantu bose twagiye tureba, bagiye bagenda muri ariya mato, babaga ari abantu cyambere bafite mu abaganga, bafitemo abize ibintu by'ibinyabuzima, abize ibintu by'ubumenyi bw'isi, bashaka kuvumbura indi migabane, bashaka kuvumbura isoko za Nili, kuvumbura isoko za Zambeze, bashaka kuvumbura amasoko ya Amazoni, bashaka kuvumbura izindi nyamaswa, ibindi bihingwa. Abo bose rero birwaga bikunenga, basaba ko bo bazajya kuvumbura ibindi bintu, ndetse bakazana n'ibicuruzwa biboneka i Burayi, bavuga imyenda, indyoshyanryo n'ibindi. Icyo gihe icyo ubwami bw'i Burayi bwakoraga, bavuga ati tugiye kuguha amafaranga, cyangwa se amabanki, tugiye kuguha amafaranga, ariko nuramuka ubutaka uzavumbura ubwo buzaba ari ubwanjye. Nuramuka ubonye zahabu, iyo zahabu ninjye ugomba kuyizanira, uzafata 10%, 20%, nanjye mfate 50%. Abo bantu bakagenda ku giti cyabo bafite inyungu zabo. Idini rero naryo ryabaye indi nkingi. Ni ukuvuga ngo abanyamadini bo bashyize imbere ukwemera kwabo, bumvaga ko bagomba kubwiriza, bategetswe kandi niko binameze, kubwiriza idini ryabo isi yose. Abo nabo rero bakagenda muri ayo mato babwiriza, naho bageze bagashinga amashuri, bagashinga amadini, ariko icyo bari bagamije cya mbere ari ukubwiriza ubutumwa no gukwiza inkuru nziza. Ibyo rero abategetsi b'i Burayi cyangwa se ubumwe bw'i Burayi bwabuhereye, kuko hari abantu bijyanye kandi bafite ingufu zabo ku giti cyabo, ubwo nabo bakabiheraho bageze hakaba habaye ahabo. Abanya Espagne batsembye umuco w'abamerendiye, abarokotse barabatizwa bavuga ikinyesipanyol. Buno muri Amerika y'Amajyepfo abantu bavuga indimi za gakondo ni bake cyane, cyane cyane nuko n'abanyesipanyol bagiye guturayo. Muri Afurika kimwe n'ahandi hose, usibye mu bihugu byari bisanganywe amadini afite ubuyobozi bukomeye, idini rya gikristu ryigaruriye ibihugu byakolonijwe nk'umwe mu mico itegetswe ingaruzwamuheto. Ubu abanyarwanda turi abakristu gusumba ababutuzaniye, ari bo baba abafaransa bake cyangwa se ababiligi. Turi abayisilamu
kuko nk'uko twabibonye n'idini rya kisilamu naryo nuko ryari rimeze n'ikimwe rya gikristo nabo bumva ko bagomba kubwiriza abantu kugira ngo bazajye mu ijuru ryateganyirijwe abayisilamu nk'uko abakristo babivuga. Ubukoloni bukomeye rero ni ubushingiye mu muco. Abakoloni cyangwa abanyaburayi bakoze ibishoboka byose ngo bahindure abakolonijwe abanyaburayi mu mico. Baciye ku ngufu indimi gakondo, bigisha izabo. Abadage bigisha ikidage, abataliyani igitaliyani, batsindwa intambara na bene wabo, abakolonijwe bagahindura indimi n'imico. Ubwo bagatangira bakiga igifaransa, bakiga icyongereza, nuko abahorandi nuko, icyesipanyol, Portugal n'icyongereza nuko. Mu bihugu byatuwe n'abakoloni gusumba abasangwabutaka, uvuga abo bitaga les indigènes icyo gihe, nka Amerika, Canada, Australia, Brazil. Ibyo bihugu byakorejwe n'abanyesipanyoli ku mugabane wa Amerika. Ibyo bihugu byose bifite umuco w'abanyaburayi kuko n'abanyaburayi babituyemo. Nuvuga bimukanye umuco wabo barawuzana, nk'uko bimeze mu Burusiya, nk'uko bimeze muri Australia n'ahandi. Ibindi bihugu nk'ibya Afurika bigizwe n'amoko n'imico myinshi, byabuze ayo bicira n'ayo bimira, biba ngombwa ko bagumana ururimi rwa gikoloni ngo rubahuze kandi batanaruzi neza. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane muri Afurika, ntabwo nzi niba abantu bajya babyumva. Ni ukuvuga ngo kugira ngo niba ushaka kugira ngo ukore nka politiki y'ubuzima cyangwa se utange inkuru, ikintu cyihutirwa, niba ukaba ufite amoko 300-400, muri ayo moko 400 abantu bavuga igifaransa cyangwa bavuga icyongereza bakaba batagera ku 10 cyangwa kuri 20% cyangwa se banacyumva neza. Mutekereze kugira ngo iryo tegeko ryatowe cyangwa se iyo porogaramu yashyizweho izagere ku muturage utumva igifaransa cyangwa se utumva icyongereza cyangwa se utumva icyesipanye cyangwa igiportugais. Ni ibintu bikomeye cyane. Kuva isi yose yakolonizwa, ibipimo by'ubwiza, by'ubupfura, ubugeni ni iby'abanyaburayi. Kuba igikaratsiri, kugira imisatsi migufi cyangwa amaso y'Abashinwa ni ishyano rigomba guhanagurwa. Ibyo birirwa bitukuza cyangwa se biteraho imisatsi miremire cyangwa se bagira gute, ibyo byose turabizi. Isi yose igendera ku muco n'imitekerereze y'abanyaburayi, kandi tuzi neza ko ingendo y'undi ivuna. Ariko se hari amahitamo? Aho ni naho ikibazo kiri. Ikibazo ni ukumenya niba duhisemo kugenda kubaho kimwe n'abanyaburayi, ubwo tugomba kubishyiramo ingufu kugira ngo tugere ku rwego rwabo, ntibizatworohera. Ese umuntu ashobora no guhitamo gusubira inyuma? Sinzi nabyo nibyo bishoboka. Icy'ingenzi ni ukumenya ngo niba ukoresha kandi ukaba mu mitekerereze y'abanyaburayi, igihe cyose uzaba ushaka kuba nkabo bazaguhora bakuri imbere, cyane cyane ko iyo uvuga ururimi rw'undi nta nubwo uvuga neza ibyo ushaka kuvuga, cyane cyane ko uba utabitekerezamo. Niba rero duhisemo izo ndimi z'abanyaburayi, turebere ku bihugu by'abanyaburayi by'ubukoloni nk'ibyo navuze haruguru, tugerageze kuba nkabyo. Cyangwa se niba duhisemo gukora ibindi bihugu tukaba tubifitiye ingufu tugahindura umuco, ibyo nabyo bizadutwara igihe kirekire, kuko nk'uko tubibone ubwo bukoloni buri mu nzego zose z'ubuzima tugenderaho ubu ngubu. Ariko icy'ingenzi ntitwirirwe tuvuga imyambarire n'imibereho bya buri munsi, kuko byo uko bigaragara nabyo ni iby'iburayi, ni imico y'abanyaburayi muri rusange. Imikino nayo ijyana n'ibyerekeranye n'umuco.
imikino yose ikomeye ku isi ituruka i Burayi kandi yazanywe n'abakoloni. Iyo bavuze imikino ya Olympique baba bashatse kuvuga imikino ya Olympique mu Bugereki n'i Burayi. Imikino yogeye ku isi nk'umupira w'amaguru, imipira y'amaboko, rugby, za cricket, yose ni iminyaburayi. Ikindi ni uko ari nacyo cy'ingenzi, ni uko ubukungu bwose buyishingiyeho cyangwa buyiturukaho bwihariwe n'abanyaburayi. Umuziki w'abanyaburayi nawo wigaruriye isi nk'izindi nkingi z'ubukoloni. Isoko ryawo cyangwa se isoko ryawo riba muri Amerika n'i Burayi, nubwo hari igihugu cyose habamo isoko ry'umuziki, ariko iyo urebye imiziki ikomeye ku isi, amasoko n'ubukungu bwabyo bishingiye, iyo ushaka kugira ngo witeze imbere ugomba kujya muri ibyo bihugu byanze bikunze, akaba ariho ujya gukorera cyangwa se akaba aribo wigana. Indi mpatsibihugu rero yiyongera kuri mpatsibihugu mu bucuruzi, kuri mpatsibihugu mu kubyigarurira, kuri mpatsibihugu mu muco na siporo, hari mpatsibihugu mu mitekerereze, mu mirongo migari n'amahame y'imitekerereze. Iyo tuvuga uburenganzira bw'ikiremwamuntu, iyo tuvuga demokarasi, iyo tuvuga uburenganzira bwa muntu, iyo mirongo migari yose ikomoka i Burayi. Abanyaburayi bahatse isi mu muco n'imitekerereze. Ibihugu byakolonijwe n'Abongereza bavuga Icyongereza bagasenga nk'Abongereza. Abakolonijwe n'Abafaransa bavuga Igifaransa bagasenga nk'Abafaransa, bakabaho nk'Abafaransa. Abakolonijwe n'Abanya-Espagne bahindutse Abanya-Espanyol, Abanya-Portugal, Ububiligi, Ubuholandi, Ubudage nuko. Isi yose usibye ibihugu bike byasigaranye udusigisigi tw'umuco wabyo nk'ururimi, ariko umuco w'imitekerereze y'Abanyaburayi waganje iyindi. Abanyaburayi bakwirakwije ku isi imyandikire yabo, nubwo hari ibihugu bimwe nk'ibihugu byo muri Aziya y'Amajyepfo ari nabo benshi, Ubushinwa, Ubuyapani, haba Ubuhinde cyangwa se mu bihugu by'Abarabu baracyafite inyandiko zabo, ariko bagomba kwiga byanze bikunze imyandikire y'Ikilatini, bavuga ya Kilatini. Abanyaburayi kandi bakwirakwije imyemerere yabo, umuco wabo, imibereho yabo, badutegeka guhinduka nkabo. Ibi ntabwo bishatse kuvuga yuko Abayisilamu bahindutse Abakirisitu, ntabwo bishatse kuvuga yuko Abahinde bahindutse bagize imyemerere ya Gikirisitu, ariko niba Umuhinde agomba kwiga i Burayi cyangwa se agomba gukorana ubucuruzi n'Abanyaburayi, agomba kwiga uburyo Abanyaburayi batekereza byanze bikunze, agomba kwandika cyangwa se gutangaza ibicuruzwa bye mu rurimi rw'Abanyaburayi cyangwa se Abanyaburayi bumva. Ni naho Icyongereza cyahereye kiganza izindi ndimi ku isi. Mu rwego rwo kwereka ko imitekerereze y'Abanyaburayi yasakaye mu buzima bwacu bwa buri munsi, ngiye kwifashisha iminsi, amezi. Amazina y'iminsi nko mu Gifaransa cyangwa se mu Cyongereza bikomoka i Burayi. Urugero, iyo tuvuze lundi cyangwa se Monday mu Cyongereza, ni umunsi wahariwe ukwezi. Ukwezi mu Gifaransa c'est la lune. Mardi cyangwa se Tuesday ni umunsi wahariwe Mars. Mercredi Mercure. Jeudi Jupiter. Vendredi Venus. Samedi Saturne. Dimanche cyangwa se Sunday umunsi wahariwe izuba, witiriwe izuba.
icyo navuga kuri iyi minsi ni uko mu kinyarwanda twe tubara kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, tukavuga ku cyumweru ari umunsi wa karindwi. Ibi ntabwo ariko byahoze kera. Sunday niwo cyangwa se Saturday, Sunday niwo wari umunsi wa mbere, umunsi wahariwe witiriwe izuba, niwo wari umunsi wa mbere w'icyumweru, hanyuma indi minsi igakurikira. Ariko noneho aho abanyaburayi bayoboke idini rya gikristu, urugero nka nubwo byahamye mu cyongereza umunsi wa gatandatu ariwo Saturday, hakirimo ijambo Saturne, ariko nko mu gifaransa byahindutse samedi. Mbere witwaga Saturni dies, nyuma bawuhindura Sabbath dies, kuvuga umunsi w'isabato. Dimanche yahoze yitwa Solis dies, ihinduka dies Dominicus, ni ukuvuga umunsi w'ikiruhuko, umunsi wo gusenga. Uwo munsi rero wahoze ari uwa mbere w'icyumweru uhinduka umunsi wa karindwi, ariko ubundi muzabibona kuri calendrier zo mu bihugu bimwe, cyane cyane mu bihugu by'umuco w'icyongereza, muzajya mubona mutangazwa nuko umunsi wo ku cyumweru dimanche ari we utangira icyumweru cy'iminsi 7, nubwo kuri calendrier nyinshi uwo munsi wabaye umunsi wa karindwi. Mu by'ukuri niwo munsi wa mbere w'icyumweru ukurikije uko kera byari bimeze, ariko ubu byarahindutse n'umunsi w'icyumweru mu mico ya buri munsi. Ibi ariko bikaba bigaragaza ko imitekerereze y'abanyaburayi ni kimwe mu bigaragaza ko imitekerereze y'abanyaburayi yakwiriye isi yose. Ikindi nifuza kwereka ko no ku mezi nabyo ni kimwe. Mu mezi yacu mu Kinyarwanda, Mutarama, Gashyantare, Werurwe, Mata, Gicurasi, Kamena, Nyakanga, Kanama, Nzeri, Ukwakira, Ugushyingo n'Ukuboza, amezi y'abanyamurayi cyangwa se mu Gifaransa, mu Cyongereza cyangwa se mu Kilatini, icyo nshatse kubavugira ni uko yakwiriye isi yose. Nibwo buryo bwo kubara ubu ngubu abantu benshi duhuriraho kugira ngo kumvikana, tumenye ko umwaka utangiye cyangwa se urangiye, duhane gahunda y'igihe y'umunsi tuzahurira. Ariko se bivuga iki, bituruka kimwe n'aya minsi rero? Nk'ukwezi kwa mbere mu Gifaransa bakwita Janvier, ari nako ukwitwa mu Cyongereza January cyangwa se Januarus. Janus ikaba iki? Ikaba imana y'imitwe ibiri. Imana y'imitwe ibiri, ndaza gusobanura inyuma impamvu ku kwezi kwitirirwa iyi Imana y'imitwe ibiri. Ukwezi kwa kabiri guturuka ku Kilatini Februare, bishatse kuvuga mu Gifaransa purifier, ni uvuga kweza, kugira ikintu gishyashya. Nta mpamvu muva ku kwezi guherereye hagati, ababaye Burayi cyangwa se abazi Burayi, guherereye hagati mu gihe cy'ubukonje, niko kwezi ahantu haba hakonje cyane. Hanyuma ukwezi kwa gatatu bukaba uko Imana umwana y'intambara Martius. Hanyuma ukwezi kwa kane ni ukwezi ariko ukwezi kwa kabiri mu by'ukuri bivuga uwa kabiri. Hanyuma ukwa gatanu kugatuka ku mana yitwa Maia, nyina wa Mercure. Hanyuma ukwezi kwa gatandatu muri izo ndimi z'amahanga, haba mu Gifaransa, mu Cyongereza, bigaturuka kuri Janon, umukobwa wa Saturne, cyangwa se Lucius Junius Brutus, wari empereur w'umuromani. Ukwezi kwa karindwi niko kwezi kwa gatanu kwaje kwitirirwa umwami empereur witaga Jules Caesar. Ntibigutangaze, ndaza gusobanura impamvu uko twebwe tukwa karindwi
kuba kwitwa ukwa gatanu mu kilatini, cyangwa se uko twita ukwezi kwa munani kukwitwa ukwa gatandatu mu kilatini kwaje nabwo. Uyu Augustus yaje nabwo na empereur yaje kuvuga ati niba Cesar yarafashe ukwezi kwa karindwi akakwiyitirira, nanjye mfashe ukwezi kwa munani kuko musumba, ndetse nagira ngo icyo nabyo bimenye, ukwezi kwa karindwi kugira iminsi 31, nanjye kubera iyo mpamvu ukwezi kwanjye kwa munani nako kugira iminsi 31, ubwo ukwezi kwa kabiri kurongera kuba gutaye undi minsi kuva kuri 29 kugira iminsi 28. Hanyuma rero wagera iyo ubara mu kilatini, ukwezi twita ukwa cyenda mu by'ukuri bivuga ukwezi kwa karindwi, ukwezi twita ukwa cumi mu by'ukuri kwitwa ukwezi kwa munani, hanyuma ukwezi twita ukwa 11 mu by'ukuri biba bivuga ukwezi kwa cyenda, hanyuma ukwezi twita ukwa 10 ariko December cyangwa se December kukaba kwitwa ukwa 10. Ukibaza uti impamvu ni nuko ukwezi kera batangira ukwezi kw'Iburayi kwatangiranaga ibihe by'ubukonje birangiye. Ni ukuvuga ngo ukwezi kwatangiraga mu kwezi kwa gatatu, niho umwaka watangiraga, noneho hakaza ukwezi icyo twita ukwezi kwa mbere yo janvier, hanyuma hagakurikiraho umwaka ukarangira muri février, ariko kwezi gukonje cyane mu bihugu by'i Burayi, hanyuma ukwezi twita ukwa gatatu mars kukaba ariko ibintu ubukonje butangira kugabanuka, ibihingwa bigatangira bikamera. Niyo mpamvu rero imibarire y'abanyaburayi cyitwa ukwezi kwa 10 mu by'ukuri kwabaye ukwezi kwa 12. Ibyo nuvuga ngo tugatangira kuba duhera mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu. Ari nayo mpamvu kwa kwezi kwa 12 kwabaye ukwezi hagati y'imyaka ibiri, nuvuga imana y'imitwe ibiri. Ariko ubaze ukurikiyeho aya magambo December, November, October, September aturuka mu mibarire binyuranye cyane n'uburyo tuyabara, kuko ukwakabaye ukwezi icyo twita ukwezi kwa cyenda bishatse tuvuga ukwezi kwa karindwi mu gifaransa. Hariya rero ari juin juillet bigaturuka ku mazina y'abampereur b'abaromani, hanyuma ibindi byo twayibonye haruguru. Ikindi ni uko amazina yose y'imigabane ni amanyaburayi. Tuvuga Europe, Asie, Amerique, Océanie, Antarctique, ibyo byose ni abanyaburayi. Icyo nabivugaho gusa ni uko nk'izina Amerika rituruka ku wavumbuye ku banyaburayi, ariko umugabane w'Iburayi ariwo bita Amerigo Vespucci. Hanyuma ibindi andi mazina yose bagiye bayahimba biturutse ku kilatini, ariko byose bituruka ku banyaburayi. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ko umuntu ari umunyafurika, ari umunyamerika, uri mu by'ukuri uvuga ikinyaburayi. Ariko ntabwo ntibyagenda kuko nibo bahimbye amazina yose y'isi, amazina menshi y'ibihugu, amazina yose y'inyanja, nta manyaburayi. Ni iyihe mpamvu ibihugu byakolonijwe bititwara kimwe? Ibihugu abakoloni bigaruriye bakabituramo ubuziraherezo, bakabihindura ibyabo, byarangiza ibyo bihugu bikigenga nta pfunwe ubisangana, yewe niyo byaba biri mu bukene bukomeye. Urugero twatanga ni nk'ibihugu byakolonijwe na Espagne byo muri Amerika y'Amajyepfo. Ibyo bihugu byose byakolonijwe na Espagne byakagombye kuba byirirwa biririra Espagne, bishwana na Espagne, ariko usanga akenshi ahubwo bishwana na Amerika, bipfa amasoko na politiki yampatse ibihugu, ariko ntibihimbana igihugu cya Espagne. Igihugu nka Brazil nta pfunwe
ringana n'iry'abanyafurika ugisangana kigirira Portugal. Ibihugu Amerika nka Canada na Australia nta pfunwe ubisangana bigirira igihugu cy'Ubwongereza, nubwo bo bishimira kuba barasumbye Ubwongereza cyangwa se wenda gusumba Ubwongereza mu bukungu ku bihugu bimwe. Abarusiya bo rwose wagira ngo ntibibuka ko baturuka muri Scandinavia. Hari ubundi bwoko bw'ibihugu bya kabiri, ibihugu byakolonijwe bifite umuco n'amateka bikomeye, byakomeje kubaho kandi ubukoloni babwakiriye nko gutsindwa urugamba udatsinzwe intambara. Ibyo ni ibihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Ubuhinde n'ibindi. Ibihugu bimwe nk'ibya Afurika byo ni ibihugu bishyashya, ipfunwe ni ryose, ntituzi iyo tuva n'iyo tujya, twirirwa turira ayo kwarika, twifashe mapfubyi dutegereje uwadufasha. Ibihugu byinshi ni ibihimbano, ururimi ni urutirano, ubwoko n'imico bitagira urugero, byinshi cyane muri ibyo bihugu n'indimi nyinshi. Ibi bihugu birimo kwirema bundi bushya. Kuvugana n'Abanyaburayi bikumvikana bisaba kubamenya kandi ntitubazi nubwo twibwira ko tuvuga ururimi rumwe. Ni ngombwa kumenya uko Abanyaburayi n'ababakomokaho batekereza ngo tumenye uko dukorana nabo cyangwa se duhangana nabo bibaye ngombwa. Ingendo y'undi iravuna, ariko siyo nta mahitamo ufite ubigenza ute? Ibihugu byashubije ikibazo ni Ubuyapani, Ubushinwa, Ubuhinde n'ibindi bihugu ntarondoye. Gusa ibi bihugu kubyigana ntibyoroshye kuko ari ibihugu bidasanzwe, haba mu mubare mwinshi w'abaturage babyo. Ni ibihugu binini cyane ndetse bikaba binafite umuco karande uhamye ufite imyaka ibihumbi n'ibihumbi agize. Abanyafurika kimwe n'Abanyarwanda tugomba kubanza kwiga imitekerereze y'Abanyaburayi, haba i Burayi cyangwa se muri Amerika cyangwa se mu bindi bihugu by'Abanyaburayi. Tugomba guhagarika gutera imbabazi cyangwa se kuvuza iyabahanda ngo twarakolonijwe, ngo turasuzugurwa, ngo twabaye abacakara n'ibindi. Nitwe ba mbere tugomba kwivana mu bukoloni bwo mu mutwe kugira ngo tuzabashe kwihesha icyubahiro kandi dutere imbere, dukore n'imishinga itubereye.